nagiye kubona mbona abantu babifashe nk'ibintu biraho bari kwitana ba mwana ngo bariya bazasenge. Ntawe bitareba, nta numwe bitareba, twese biratureba. Mwuka w'Imana ankora ku maso anyereka ku mugabane wa Amerika, abarundi n'abanyarwanda, cyane cyane abavuga ikirimi cy'ikinyamurenge, abarundi, abanyarwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo nimwirengagize ibi, kuko sinanjye ubihanuye gusa. Mwuka w'Imana anyeretse n'abandi bagiye babihanura, bamwe bagasuzugurwa, abandi bagapingwa, abandi bakabyumva bakabyirengagiza. Arambwira ngo dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye, gume mu mucyo wawe. Nagusuhuje wowe tugiye kubana muri uyu mwanya wo gutangaza amakuru Umwuka Wera aba yampaye kubagezaho. Waba uri kumwe nanjye muri Afurika, waba uri muri Amerika, Australia, Aziya na Europe, nugubwe neza. Imana nikwiteho kandi kwishimire. Mwuka w'Imana rero yongeye kukuntumaho amakuru nkuzanira, akaba ari icyiciro cya kabiri cy'ubundi butumwa mperutse gutanga muri iyi minsi mikeya ishize. Ubwo butumwa bumara gusohoka, ubwo nari ngiye gusenga ngira Imana ngo ikomeze ibushyigikire nk'uko yabumpaye bugere ko yashimye wese ko bumugeraho. Shimira Imana ko yabanye nanjye, niho nahise mpabwa ubu bwa kabiri nkuzaniye, kugira ngo n'ubundi Imana ikomereze aho ngaho mu kazi kayo nk'uko iba yadutumye. Mbere rero yo kugira ngo mvuge ubutumwa, reka mbanze nsenge. Uri Data wa twese, ntawe uhanye nawe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye ko wabanye natwe kandi ukomeje kubana natwe, nubishimirwe Mana yacu. Yaba njyewe, yaba unkurikiranye muri kano kanya, twishyize mu maboko yawe mu mbabazi zawe, kugira ngo utwemerere ubane natwe. Icyo ushaka kandi ushima kiba ari cyo kiba. Mu bubasha duhabwa nawe Data, dufunze amarembo y'ikuzimu. Bwami bwawe nibuze, tangirane nanjye kandi usozanye nanjye. Ubutumwa icyatumye buza gisohozwe n'umurimo wawe mwiza muri twebwe no mu bantu bagiye batandukanye, kubwo kwagura ubwami bwawe no kubakika k'ubwami bwawe. Urakoze ko Yesu ari wowe ugiye kwikorera, kubw'Umwuka wawe Wera waduhaye nk'umufasha. Ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye, amina. Uwo mugiye kubana rero, ku muntu waba umbonye aribwo bwa mbere kuri iyi shene yitwa Nkunda Amahoro, nugubwe neza. Ku muntu waba umbonye aribwo bwa mbere, amazina yanjye ni Ingabire Solange, uzwi ku izina rya Mama Chance. Ubutumwa nzanye ni igice cya kabiri cy'ubwatambutse. Ubu butumwa burakurikirana n'ikiganiro turi bugirane, noneho nyuma y'ikiganiro tunafate n'umwanzuro. Urumva rura bugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ubutumwa, igice cya kabiri nge nawe turaganira, igice cya gatatu dufata umwanzuro. Imana yo mu ijuru nagiye kubona ikoresheje umwuka wayo iranyereka. Abo dukunda kubana nkunda kubibabwira, njyewe iyo ndi kwerekwa bameze nk'uri kureba televiziyo, mba ndeba nanumva n'ijwi. Nagiye kubona mbona ikibaya kinini cyane. Icyo kibaya cyari kirimo abantu benshi ntaheza amaso, benshi. Ariko hari abo nabashaga kureba. Abo rero nabashaga kureba nagiye kubona mbona Mwuka Wera anyeretse umubare wabo. Bari abantu 168. Niko mbega byaje nk'agapapuro kanditseho uwo mubare 168. Nababwiye ko mba ndeba ndi no kumva. Muri icyo kibaya abo bantu 168 byabarimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni abahanuzi bavugana na Mwuka Wera. Icyiciro cya kabiri n'abasenga naho batakumva Mwuka Wera avuga, ariko bamwizerera muri bo
kubw'imbaraga z'amasengesho, mbega bizera imbaraga z'amasengesho babayeho mu buzima busenga. Icyiciro cya gatatu ni babandi nyine ntahezaga amaso ntanabonye n'umubare wabo. Aba bantu icyiciro cya mbere ni abahanuzi bari mu byiciro bitandukanye, ariko ndivugira iki cyiciro icyiciro cya mbere ni abahanuzi Mwuka Wera akunda guhishurira ibyo mu kirere cya mbere, aricyo cy'ubu bwami dutuye, ni ikirere cya mbere cy'ubu bwami dutuye. Icyiciro cya kabiri cy'abo bahanuzi bari muri 168 ni abahanuzi bahanura Mwuka Wera akunda guhishurira ibyo mu kirere cya kabiri, aribwo bwami Satani atuyemo. Abandi ni abahanuzi bakunda guhanura bakoreshejwe na Mwuka Wera ubuhanuzi. Mwuka Wera akunda guhishurira ubuhanuzi buvuye mu kirere cya gatatu, nyine mu bwami bw'Imana mu ijuru, aho imigambi y'Imana ibera. Yego, muri aba 168 ndavuga kuri aba ngaba bahishurirwa ubwami bwa Satani se cyangwa Mwuka Wera akunda guhishurira ibyo mu bwami bwa Satani. Nagiye kubona mbona bose intero n'imwe, ukuyemo babandi bahishurirwa ibyo muri ubu bwami bwa muntu no mu bwami bw'Imana. Babandi Mwuka Wera akunda guhishurira ibyo mu bwami bwa Satani, mbona bose intero n'imwe, hamwe na babandi nyine basenga bizera imbaraga z'amasengesho, hamwe na babandi bari mu kirere cya kibaya, mbona bose intero n'imwe. Harimo abari gusenga, abandi bari kwiganiriza nyine mu mitima yabo, nyine kubwo kwizera kubumva ko ibyo bahanuye bigomba kuba kugira ngo bemerwe. Abandi barimo barasenga babwira Imana ngo Mana, ibyo watubwiye tugomba gusenga bigasohora, nyine bari gusenga amasengesho yo kubisohoza. Abandi aribo babandi cya kibaya ntaheza amaso, bo bari babyizeye nyine bumva bigomba kuba. Urambaza ngo ni ibiki? Ni ubuhanuzi Mwuka Wera ahishurira abahanuzi bw'ibintu bibi Satani agambiriye gukorera twebwe abari ku isi. Ubwo rero abo bose bari Abanyarwanda n'Abarundi, mbega abantu bavuga Ikinyarwanda n'igisa n'Ikinyarwanda. Ariko uwo mubare mwinshi nabonaga n'abo basengaga ni aba hano mu Rwanda. Noneho abo bandi benshi ntayezaga amaso hari harimo n'abavuga ikirimi gisa n'Ikinyarwanda, aribo Barundi. Ariko abo bahanuzi n'abo basenga bari abo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urumva ikibaya cyari kirimo abantu benshi bagiye batandukanye. Uko basengaga, sinzi niba mutajya mubona kuno kuntu baturitse umwaka, niko byaturagurikaga mu kirere bikazamuka. Icyo kibaya reka mbe nkiretse, nongera kubona ikindi kibaya kirimo umuntu umeze nk'umumarayika muremure munini cyane, afite ikintu kimeze nka mikoro, ariko kirangurura kivuga cyane nyine ku buryo umuntu wese yabasha kumva. Bamwe bamwumvaga bari kure bakabisuzugura, abandi bakamwumva bari bugufi bwe bakabyirengagiza, abandi bakamwumva bakaza bamusanga, ariko ukabona hari ibintu biri kubakurura. Noneho uwo mumarayika uko arangurura yaravugaga ngo murabyemeye ko bibabaho, murabyemeye ko bibabaho, nyamara hari icyo mwakora kugira ngo bitaba. Bakamwumva muri ubwo buryo butatu nababwiye, ariko bakirengagiza, abandi bagasuzugura, abandi ukabona barumva ko ariko barabangamiwe. Ibyo biza kurangira noneho ngiye kuvuga ibyo ijwi numvaga ndeba iyo televiziyo ryambwiraga. Babandi bari mu kibaya cya mbere nababwiye uko bazamukaga basenga, amajwi y'abasenga, andi bafite ibintu bizeye, babandi benshi. Abahanuzi nabo bari muri bigomba gusohora, bikagaragara ko bavuganye nanjye, ngomba kubisengera bikaba kugira ngo ntazakorwa n'isoni, kuko nabo barabizi yuko Imana yacu ituhishurira ibintu bikoresheje Umwuka Wera, twasenga bigakurwaho. Urumva nabonaga njyewe bafite nk'ubwoba bw'uko ibyo bahanuye bishobora kutaba, abandi bafite confidence nyine yuko bigomba kuba. Noneho Umwuka w'Imana arambwira ngo genda ubwira abantu ibyo nkweretse, genda ubwira abantu ibyo wumvishe. Nyuma rero yuko maze kubona ibyo, nabatumweho abambere mbanza kubwira ni abahanuzi n'abo basenga n'abo bizeye. Umwuka w'Imana yarambwiye ngo arababaye kubwo kwizera ibibi mwebwe mwari mu kibaya muri benshi cyane, ni abantu bumva iby'abahanuzi bahanura.
abo nabonaga bizera imbaraga za Mwuka Wera barimo basenga ni abantu nyine babayeho mu buzima bwo gusenga, nabo iby'abahanuzi bahanuye babyakire. Nimvuga ngo iby'abahanuzi bahanuye ngira ngo mwarabyumvisha ibintu byagiye bitambuka, mu kwa gatatu ntibizarenza, mu kwa gatatu ntibizarenza, mu kwa karindwi. Nge nta n'umwanya nigeze mbona wo kuza kubyumva, gusa numvaga amakuru nk'uko kose, kubera ko nanjye nari narabibwiwe uyu mwaka ujya gutangira. Yego, mbere y'uko utangira nanjye amakuru nari nyafite, ariko mama chance ukuntu mbaho iyi Mwuka w'Imana mpishuriye amabanga Satani bibagambiriye kuba, nago mita nihutira kubivuga, mbaza impamvu y'ibyo. Ese Mwuka w'Imana mu ijuru babyemeje ko bigomba kuba? Ese ni ibitero? Ese hari ibirego turi kuregwa? Ntago njya nihutira guhanura imigambi ya Satani. Rero bahanuzi, Mwuka Wera akora ku maso akabereka ibibi bigiye kuba, ukaza utwumvisha ko rwose bigomba kuba, Imana yakwemeje ko bigomba kuba. Ese ko kiba yakwemeje ko bigomba kuba? Namwe mwerekwaho kubanza gusenga mukahita mwihutira kuza guhanura. Mwuka Wera yabantumyeho ngo ibyo aba yabatumye abagira ngo muburire ubwoko bw'Imana, ntago aba yaje kubabwira ngo muhamirize ibyo bintu ko bigomba kuba. Namwe muhanura mwarangiza mugasubira inyuma mukajya kubisengera ngo bizasohore, mbere y'uko bisohora kuba mwahanuriye bizahera kuri mwebwe. Mwuka w'Imana arongera ambwira ku bandi bantu bizera amasengesho, bizera ubuzima bwo gusenga, baba mu buzima bwo gusenga, ngo ese ko mwamenya agaciro ko gusenga mukamenya ubuzima bwo gusenga, mu gihe nk'iki muri kumva amakuru nk'ayo ngayo y'imigambi ya Satani kandi muba mubyiyumvamo, mwakoze iki? Gusenga ko byabagiriye umumaro mu buzima bwanyu bikagira ibintu bihindura, uko gusenga kubamariye iki ku bintu mwumva bigiye kuba mu gihugu se, cyangwa kumariye iki gihugu? Namwe mwabyumvishe, mwaba mutizera ubuzima bwo gusenga, mwaba mwumva gusenga gutya, ariko muzi ko mubaye mu buzima bwa gikristo, ibyo mwakiriye mukabika ngo mutegereje ko bizaba, muzi ko hari byaba mwebwe bikabasiga. Reka nemere yuko muri mu mahanga, erega nubwo mu gihugu haba hatarimo abana banyu cyangwa se imiryango yanyu cyangwa se inshuti zanyu, harimo n'imitungo yanyu, cyangwa se hazabamo n'imitungo yanyu, cyangwa se kizabamo n'abana banyu. Wamenya umugambi w'Imana umeze gute? Rero kubw'ibyahanuwe bibi bikomeje gushyigikirwa, cyangwa se bikomeje kwizerwa, cyangwa se bikomeje gusengerwa ngo bizabe, kugira ngo ababihanuye bemerwe, kugira ngo abantu barebere, abandi murabyizeye. Mwuka w'Imana yantumye kuba marayika yabwiraga muri kiriya kibaya arangurura ngo iki ni igihe cyo kugira ngo muhaguruke musenge, iki ni igihe cyo kwegera Imana, iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese yisuzume, waba wiyumvamo ko rwose uhagaze neza, ariko se biramutse bibaye bikagusiga, abana bawe barashize, imiryango yawe yarashize, imitungo yawe ufite mu gihugu yarashize se, cyangwa wanasigara ugasigara wenyine, ese ubwo umunezero uri hehe? Nagiye kubona mbona abantu bamwe barimo barasenga ngo Imana ngo yarababwiye ngo izabatabara ngo imvura yaraguye. Ese ubwo ubundi koko uramutse usigaye wenyine ibyo yaguha byose byakumarira iki? Abaturanyi bawe barashize, abavandimwe bawe barashize, inshuti zawe, abo mwiganye, abo mwakoranye, abo mwasenganye, byakumarira iki koko? Ubwo muricaye rega ngo murizeye ngo Imana ngo mutegereje ngo ibyo yavuze ngo ko bizaba. Nta Mana yabivuze, ahubwo ni Mwuka Wera waduhishuriye imigambi ya Satani. Kubera ko ari Mwuka Wera wabihishuye, abahanuzi baza batwemeza ngo ko ari Imana ngo yabivuze ngo bigomba kuba. Oya, iyo migambi ya Satani Mwuka Wera yantumye arambwira ngo mbabwire ngo uzi icyo gukora, uzi ko Imana asenga imwumva, kandi koko rwose nanjye ndi umugabo wo kubihamira twumva, uzi neza imbaraga ziva mu gusenga, uzi neza yuko hari icyo yakora, yumva akunze igihugu cye, yumva akunze Afurika ye. Mwuka w'Imana yambwiye ngo muhaguruke musenge. Nk'uko byagiye bihanurwa, Satani agambiriye kugonganisha ibihugu bine byo muri Afurika,
bakicana bakarwana induru zikavuga. Uribwira yuko naho waba uri muri Amerika, muri Australia, muri Europe no muri Aziya, wowe ingaruka zabyo zitazakugeraho? Ese uri muri ibyo bihugu cyangwa se uri mu Rwanda rwacu, uri Burundi, uri n'ahandi? Uribwira yuko naho waba uhagaze neza we nta ngaruka byakugeraho? Ese ubwo uramutse usigaye uri hari ingingo zimwe z'umubiri wawe zagiye, abantu bawe bashize, byakumarira iki? Mwuka w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo arababaye, arababaye. Ibyo mwizeye nibiza kuvuguruza umugambi w'Imana, ngo naho mwabyemera abantu bagashira, ngo nta kizavuguruza umugambi w'Imana. Imwuka w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo guhaguruka mugasenga, ngo iki ni igihe cyo guhaguruka umuntu wese akegera Imana agasenga. Ubwo yambwiraga gutyo nagiye kubona mbona mu isi y'umwuka amasengesho y'iminsi 40, mpita mbona kiriya kibaya cy'Ineneve. Maze kubona kiriya kibaya cy'Ineneve mera nk'uri kureba filime. Reka mbe ndetse kukivugaho kuko iyo nkuru yose y'Ineneve murayizi. Mwuka w'Imana arambwira ngo ningende mpanurire Abanyarwanda, Abarundi, abavuga ikinyarwanda gisa nk'ikinyarwanda bari hirya no hino ku isi, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo umuntu wese nasenge, umuntu wese nahaguruka asenge. Ni ukuri uhereye ukimara kumva buno butumwa mu kirere cy'abizera Imana, abakristu, hari amasengesho tugomba gusenga. Hari amasengesho y'iminsi 40, hari amasengesho y'iminsi 21, hari amasengesho y'iminsi 90, hari amasengesho y'iminsi 3. Nkiri aho ngaho ndabanza gushimira mu buhanuzi natambukije, nahanuriye Abanyarwanda bavuga ikirimi Abanyarwanda b'Abanyamurenge ko Mwuka w'Imana yantumye ngo basenga amasengesho y'iminsi 3. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha. Amasengesho yakoze umurimo, amasengesho yakoze akazi, amasengesho ari mu kazi, ariko ntibihagije. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda n'igisa nk'ikinyarwanda, ubwo ndavuga Abarundi n'Abanyarwanda aho waba uherereye hose, muhaguruke musenge. Iki ni igihe cyo gusenga. Dufite amasengesho y'iminsi 40, iminsi 21, iminsi 90, ariko amasengesho turi imbere cyane afite imbaraga nyinshi cyane ni amasengesho y'iminsi 40 ku muntu wari we wese uvuga ikinyarwanda n'igisa n'ikinyarwanda. Ngiye kubona nagiye kubona mbona abantu babifashe nk'ibintu biraho, bari kwitana ba mwana ngo ngo bariya bazasenge. Ntawe bitareba, nta numwe bitareba, twese biratureba. Mwuka w'Imana ankora ku maso anyereka ku mugabane wa Amerika, Abarundi n'Abanyarwanda, cyane cyane abavuga ikirimi cy'ikinyamurenge, Abarundi, Abanyarwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo nimwirengagize ibi, kuko sinanjye ubihanuye gusa. Mwuka w'Imana nyeretse n'abandi bagiye babihanura, bamwe bagasuzugurwa, abandi bagapingwa, abandi bakabyumva bakabyirengagiza. Arambwira ngo nyuma yuko bamwe bamaze kumvira Imana, bakegera Imana, bakihana, bakisuzuma, bagaharanira kugaruka mu murongo, abataye umurongo bari barimo w'ubusabane n'Imana n'uburyo bakoreraga Imana, abagiye mu nzira mbi z'ibyaha, n'abantu bagiye barangara mu buryo bugiye butandukanye, ngo uko bazagenda bagarukira Imana mu bihe byiza byo gusenga, Imana ije kugira icyo ikora, Imana ije gutabara. Ariko abazabisuzugura bakabyirengagiza, n'ubundi Imana ntizareka kuza. Ngiye kubona mbona inzandiko twagiye turegwa n'abadayimoni, ngarutse mu gihugu cy'u Rwanda, mbona izo nzandiko zageze ku Mana. Noneho Imana ije kwirebera. Ngiye kubona mbona Imana ije mu buryo bubiri, ije n'umujinya mwinshi cyane. Ubundi ikindi gice mbona Mwuka w'Imana aje n'umunezero. Uyu munezero wavugaga ibyakozwe, byaryajwi rya marayika wari uri mu kibaya. Uyu mujinya wavugaga ibyakozwe ku babahanuzi na babandi basengaga, na babandi benshi cyane bizeye, abasenga bagasenga ngo watubwiye kuzadusohoreza amasezerano yacu imvura ihise, abahanuye ngo bigomba gusohora kugira ngo bigaragare ko ari we wavuganye natwe, ngo tugomba gusenga bikaba kugira ngo tutazaseba. Mbona ayo masengesho arimo umujinya w'Imana mwishura amanutse. Mwuka w'Imana arambwira ngo ari nkawe muri ibi byombi wahitamo iki? Mpitamo cya kibaya marayika arimo aranguriramo, arambwira ngo ngaho genda ubwira abisi ibyo ngutumye. Bimwe nabibabwiye nsatira umusozo w'ubuhanuzi. Ndahanurira abantu bari ku mugabane wa Amerika, umuntu wese uvuga ikinyarwanda n'igisa n'ikinyarwanda, ndavuga abagiyeyo b'Abanyarwanda, abagiyeyo b'Abanyarwanda bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge,
abanyamurenge abagiyeyo ari abarundi. Nimushake mushake za viza, kubera yuko nyuma y'ibi ngibi Imana yo mu ijuru ije kunyura muri Amerika. Nimusenge, nimube maso. Nagiye kubona mbona ku mugabane wa Amerika barimo barabirukana mugaruka muri Afurika, kandi ibyo bintu n'Imana yari ibikoze kubw'umujinya bafitiye. Mwarahaze, mwararenzwe, abagiye mwarahize imihigo yuko ngo nimugerayo muzakorera Imana. Reka da, ibyo ntibikibafasheho, mwaribagiwe. Abandi Imana irabasanga ikabagenderera ngo muhagararire Afurika kuri uwo mugabane, ariko mukirengagiza. Mwuka w'Imana yambwiye ngo umubare runaka w'abo Imana ishaka ko bamugarukira kuri uriya mugabane bataraboneka, dore nguwo araje aje n'umujinya, dore barabirukanye. Ariko nimugarukira Imana ku mubare Mwuka w'Imana ashaka gutanga raporo mu ijuru yabo Imana ikeneye, mugomba kubaka Afurika aho ku mugabane wa Amerika, mukazamura icyubahiro cy'Imana. Imana niramuka itababonye, dore ngiyi inkoni iraje yo kwirukanwa, ariko nibabona ntawe uzabirukana. Ntago ntewe ubwoba no guhanura ibi. Nakunze kumva umwuka satanike w'urucantege ngo ibise ko wabivuze ko bitabaye. Nge ntago ku mbuga nkoranyambaga naje kwemeza ngo mpanure ngo munyemere ko ndi umuhanuzi. Naje gushyigikira umugambi w'Imana kugira ngo umugambi wa Satani usenyuke. Kuba babirukana muri Amerika ngo nemerwe nk'umuhanuzi ntacyo byamarira. Kuba kandi mwagumayo ni inyungu zanyu, ahubwo icyanzanya ahangaha ni ukugira ngo sohoze iby'ubutumwa Imana yantumye. Nimudahindukira ngo muve muri izo nzira mbi, buri wese ahigura imihigo yahigiye Imana mukiri muri Afurika, i Burundi no mu Rwanda, buri wese ahagarara aho Imana ishaka kahagarara. Ngewe nagiye kubona mbona bari kubirukana. Mugarutse muri Afurika mubereye ikimenyetso n'abazasigarayo bahawe za viza, kugira ngo umuntu wese ahagarara aho Imana imushaka ikamenya ikamwishimira. Ntago yabajyanye aho ngaho gusa kugira ngo mubere igihombo. Imana yabajyanye aho ngaho kugira ngo mwubake ubwami bw'Imana ku kigero gikwiriye Imana yishimira. Ngiye kubona mbona abantu bari ku yindi migabane, Australia, Europe, Aziya. Mbona hari ukuntu mwagiye mwumva ibintu byagiye bivugwa mu Rwanda ngo ibigiye kuba, ndetse yewe ngo mufite n'ibimenyetso. Ibyo byose narabibonaga muri televiziyo yihishurirwa. Nkabona nyine abantu bari kuri iyo migabane barirwa babikwirakwiza nk'abantu babishyigikiye, nyine babyemeza ko bigomba kuba, ngo muzagaruka ngo kubaka u Rwanda rushya, ngo muzagaruka ngo mu Rwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo ibi bintu mwirirwa mwamamaza, musheyaringa, mugira gute, mugaragaza ko bigomba kuba, namwe mubishyigikiye, ari mwebwe namwe mwagaragaraga muri kiriya kibaya. Mwuka w'Imana arambwira ngo bene abo mwebwe muri gukora ibyo ngibyo, namwe inkoni y'Imana izabageraho kubw'ibyo mwabibye. Ngiye kubona mbona bamwe bari gutaha, ibyabajyanye byabananiye, abandi mbona bari kubura imirimo, abandi barwaye ibirwara bidakira. Ariko mpabwa irindi humure. Mwuka w'Imana arambwira ngo uzababwire ngo buri wese aho yaba aherereye nimusenga, ariko cyane cyane Abanyarwanda musenge, kuko Satani afitiye ifuhe u Rwanda rwacu, umunyarwanda muri rusange ntago yishimiye aho tugeze. Umugambi w'Imana narabibabwiye ni ukutwagura tugakwiragira isi yose, ariko Satani arashaka kongera kutwangiza, kudusubiza inyuma, kutwica, akaturimbura. Ariko niduhaguruka tugasenga, Mwuka w'Imana aranyereka abantu bavutse 94 no mu 2000. Mwuka w'Imana arambwira ngo abo bose murimo murakora ibintu bibabaje Imana. Anyereka bayobotse ubutinganya, bayobotse ubutekamutwa, bayobotse ubusambanyi, yanyeretse ibintu byinshi cyane ntarondora kano kanya. Mwuka w'Imana arambwira ngo naho yaza akadukiriza igihugu ku bwa bene abo ngabo bagiye bavuka muri iyo myaka begereye Imana bakihana, ngo abatazihana n'ubundi ntimuzareka guhura n'ingaruka z'ibyo mwakoze. Mwuka w'Imana anyereka abantu bapfa, ariko bapfa n'ubundi twarabonye ihumure ry'amahoro. Mwuka w'Imana arambwira ngo niduhaguruka tugasenga, hariho gutabarwa uyu mwaka ukarangira amahoro, ariko hari ibimenyetso by'ibihano bizaba kuri bene abo ngabo batumye inzandiko zandikwa z'ibirego igihugu cyacu kiregwa. Banyamatorero, bantu muri mu nsengero, ayo marorerwa y'ibyo mwagiye mukora, abandi mwarahaze, mwaribagiwe, mwararenzwe, muri gukurura akaga igihugu cyacu. Imana yarambwiye ngo nimwihane ikoresheje umwuka wayo. Nimutihana
ntimuzabura guhura n'akaga, naho yadukiriza igihugu ikakirinda kano kaga kubw'ibirego biri kuregwa, ibyagiye bikorwa mu buryo butandukanye ntarondora kano kanya, ngo ntago izareka kutwereka ko ari Imana yaje guhana abayinaniye. Ubwo buhanuzi ni burebure cyane, Imana nibishima nzabugarura mu kindi cyiciro kindi gikurikiraho, ariko uyu munsi wa none icyanzanye nta kindi ni ukubabwira ibyo nababwiye, ngo intego y'Imana, umugambi w'Imana ni ukudukiriza igihugu. Nimuhaguruke dusenge. Tugeze rero muri cya cyiciro cya kabiri nababwiye tugiye kuganira. Ese ko tubwirwa gusenga, Imana niba yaratabaye ab'i Nineve ikabakiriza igihugu, bagatabarwa kandi babwirwaga kurimbuka, twebwe nta kuntu twasenga? Niba mwuka w'Imana atubwira gusenga, ufite uburyo bwinshi, uburyo bugiye butandukanye wasengamo, wahitamo. Dufite amasengesho y'iminsi 40, ngewe Mama Chance n'abandi bumvira ijwi bakunda igihugu cyabo, bumva ko hari icyo bakora mu gihugu cyabo. Nimuze tujye ku rugamba rusengera igihugu cyacu. Muri ayo masengesho y'iminsi 40 nagiye numva amasengesho atandukanye, ariko ngiye mu kirere cyanjye cyo guhanura, ndetse nabo turi kumwe twakiriye 40, kuko 40 twagiye tuyiboneramo ukuboko kwiza kw'Imana, twagiye tuyiboneramo ubutabazi bw'Imana. Yego, ariko ntibivuze ngo n'abandi mwareka gusenga. Rero ayo masengesho ngewe Mama Chance nabo turi kumwe se cyangwa n'abazemera ko dusengana, amasengesho y'iminsi 40 hari uburyo tuzayasengamo. Muzaca kuri nimero, mumpamagare se cyangwa munyandikire mbabwire ubundi buryo tugomba kuyasengamo atari hano kuri kamera. Rero wowe bitari ngombwa kuzaca kuri telefone cyangwa kuri message ngo uze dusengane. Amahitamo yawe hazakwerekeza mu buryo uzasengamo, uzasenga mu mahitamo yawe, ariko wumvira Imana usenge. Uburyo bwose muzasengamo, intego nyamukuru y'ubu butumwa nuko tugomba gusenga, tukegera Imana, tugakora icyo Imana ishaka. Mu masengesho abantu bazayegera, izagenda ibayobora uburyo bagomba gusengamo. Twari turi mu kiganiro ubuhanuzi nabushoje, kandi ubuhanuzi nabahanuriye harimo ubw'ibibi nagiye ncamo, harimo n'ubw'ibyiza. Ndakomeza mbabwire ngo intego yanjye ni ugukura abantu mu rungabangabo kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ntago rero Imana yaba yarantumye gukura abantu mu rungabangabo ngo ngomeze ndubashyiremo. Intego nyamukuru ya Mwuka Wera mu butumwa nzana ni ukugira ngo dukire, ntago ari ukugira ngo dupfe. Izi mbuga nkoranyambaga nabonye ibije byose twakira ngo kugira ngo niba umuntu ahanuye ngo kugira ngo ubuhanuzi ngo bwemerwe nuko busohorwa. Oya, twebwe abizera Imana aberekeza mu gihugu cyo mu ijuru, ntago twemera ko imigambi ya Satani isohora, ahubwo icyo twemera nuko imigambi y'Imana ari isohora, ubwami bw'Imana bukubakika. Kuko imigambi ya Satani isohoye, ubwami bwa Satani nibwo bwubakwa. Rero icyo nifuza ku buhanuzi bwose natambukije turi kuganira nge namwe, nuko ubu buhanuzi bw'ibyiza, ubuhanuzi bw'umugambi w'Imana bwaba ari bwo bwazasohora. Kugira ngo rero busohore, nakunze kubibabwira n'ubu ndabisubiramo, Imana ku isi ikoresha umuntu. Iyo aba ariyo yishoboreye, nkuko mubivuga, hari ukuntu umuntu avuga ngo Imana irashaka ko bikorwa, ngo ni ukuri izabikore, ugasanga aho wagahagaze icyo wagakoze ukirengagiza ngo Imana izabikore. Yakuremeye iki? Yibona yo igomba kubikora niba yarakuremye. Rero Imana mu bumana bwayikorera muri nge, igakorera muri wowe. Ese muri uyu mwanya wo kuganira hari icyo wakora? Hari icyo wiyumvamo wakora? Hari uko wumva wabigenza? Ni byinshi byagiye bivugwa, iyo migambi ya Satani yagiye itambuka, ariko dufite n'amakuru y'ibyiza y'umugambi w'Imana, yaho yifuza kugeza u Rwanda rwacu, yaho yifuza kugeza Afurika yacu, yaho yifuza kugeza umuntu yaremye kuri iyi si, kugira ngo ubwami bukomeze bwayo bwubakike. Mu gihe Yesu Kristo ataragaruka, umuntu utuye ku isi agomba kuba mu mahoro Yesu atanga. Imana yacu ntago ari Imana y'imivurungutano, Imana yacu ni Imana y'amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo intego y'ubu butumwa nta kindi, ni ukugira ngo muze dusenge. Nimuhaguruke dusenge, nimuze twegere Imana yacu dusenge. Nayo iratwegera, idukirize igihugu, idukirize Afurika, idukize muri rusange aho duherereye hirya no hino.
ibi bintu bigiye kuba ku bantu bari muri Amerika, abanyarwanda n'abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda mukirukanwa, oya ntibabirukane mu izina rya Yesu, ni musenge. Ibi bintu biri kuvugwa bigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda ngo babonye n'ibimenyetso, ntago bigomba kuba, turabyamaganye. Ariko ntitubyamagana gutyo gusa biraho, hari icyo tugomba gukora. Icyo rero tugomba gukora, twaha amakuru yuko tugomba gusenga. Ngwino dusenge. Abashaka kwifatikanya na Mama Chance mu bihe byiza byo gusenga, nimero yanjye ngiye kuyibaha, kuko hari ibyo tutavugira kuri kamera. Umusirikare iyo agiye ku rugamba, umuryango we abamuzi bamenya ko yagiye ku rugamba, ariko ntago avuga uburyo urugamba rugenda. Rero nanjye naje kubabwira ko tugiye ku rugamba rwitwa amasengesho, ariko aha ntago ngomba kuhavugira uburyo tuzarwana urugamba. Umuntu wese rero wumva witeguye kujya ku rugamba rw'amasengesho rwo gushinganisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, rwo gusengera Afurika yacu muri rusange kugira ngo ibihugu byo gukomatana ngo birwane, gusengera iyo migabane mutuyeho kugira ngo umunyarwanda n'uvuga igihugu cy'ikinyarwanda ahabwe agaciro, kuko mugiye kwamburwa agaciro. Nimuze dusenge, muzampamagare 0786421309. iri no kuri WhatsApp, wakwandika kuri WhatsApp, wanyandikira bisanzwe, ndahari kugira ngo dufatikanye gutegura ibyo bihe byiza byo gusenga. Hari ikintu nanibagiwe, amasengesho twebwe nabo tuzasengana, tuzasenga 40. Impamvu twe twahisemo 40 niyo ifite imbaraga zo kudukiza. Niyo ifite imbaraga zo kudukiza. Hari abiyumvishemo iminsi 21, mugende musenge. Abiyumvishemo iminsi 3 nk'ayindi naje guhanurira abanyarwanda bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, namwe ni musenge. Rero nabo tuzasengana 40. Amasengesho tuzatangira ku itariki 20. Ku itariki 20 ushobora kuza habura iminsi 3 ngo dusoze. Ubwo Imana izaba yarashimye ko usenga iminsi 3. Ushobora kumva ubutumwa habura iminsi 7, Umwana izaba yarashimye ko usenga 7. Ushobora kumva ubutumwa hasigaye iminsi 20, Imana izaba yarashimye ko usenga 20. Ushobora kumva ubutumwa yego habura umunsi umwe ngo dutangire cyangwa hakiri iminsi, kuko dufite igihe kirekire cyo kwitegura urugamba rw'amasengesho yo kugira ngo Imana itugarukire mu byiza, yo kutugarukira mu bibi. Rero aya masengesho tuzatangira ku itariki 20. Umuntu wumva ari tayari kwinjira mu rugamba rw'amasengesho, ndaje mbahe nimero muzampamagaraho kugira ngo dusenge. Uramutse umpamagaye ntumbone, wanyandikira, kuko muri iyi minsi mfite akazi kenshi k'Imana. Aho muguke nkaza nkagusubiza. Urugamba rwose rurategurwa, ntago ari ugupfa kurwinjiramo bila mipango. Kandi mubyumve neza, ntago nabivugira uburyo urugamba tugiye kururwana. Kandi ni urugamba rw'amasengesho rwo kwigarurira icyizere ku Mana no kongera gusabana n'Imana yacu, twongera twubaka ubwami bw'Imana mu gihugu cyacu, muri Afurika yacu, muri rusange mu buzima bwa Gikristo. Wowe ubyizeye, ukunda igihugu cy'u Rwanda, ukunda igihugu cyanyu cy'i Burundi, ukunda gutura kuri uwo mugabane, wowe wizeye ko Imana hari icyo yakora, wowe wizeye ko Imana hari ibintu yahindura, ngwino dusenge. By'umwihariko ndagaruka mu Rwanda rwacu. Muntu uzi ko ukunda igihugu cy'u Rwanda, ureba aho igihugu cyacu kigeze, ndetse wifuza ko cyagera n'ahandi harenze hano, wowe wumva yuko hari icyakorwa, wirebera, ngwino dusenge. Wowe rero uzumva ibi ukirengagiza ngo nibasenge, ngo nge ntibindeba, ndagira ngo nkubwire rino jambo soza. Umugabo umwe bita Morodekayi yatabaje Esiteri, yari ari ibwami. Arangije aramubwira ngo Esiteri, naho utatabara, mbega naho utadufasha, nta kizabuza Abayuda gutabarwa, ariko wowe n'inzu ya so ntago muzabura kubona ibyago. Rero ndagira ngo mbwire abantu bakunda kwirengagiza, bakunda biracitse, abantu bakunda byacitse, abantu abanzi b'igihugu, abanzi b'Imana, abantu bakunda kubona abantu bababaye, abantu babayeho n'abantu bameze nabi. Turabafite, dufite abayigenti ba Satani, dufite n'abantu batari abayigenti ba Satani b'indorerezi bari aho ngaho gusa, kandi hari icyo bagakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa niyo utagira icyo ukora, ariko wowe n'umuryango wawe se cyangwa wowe n'inzu yawe ntago muzabura kubona ibyago. Ndongera mvugane n'abantu bateje igihugu cyacu kugira ngo Satani aturegeshe zino nzandiko zigende zigere ku Mana, kandi ibyo baturega kuko Imana niza kubireba isange nibyo. Yego, mwebwe mwateje ibi, mwebwe mwahaze mugatingana,
mwebwe mwahaze mukayoboka inzira z'ubusambanyi, reka sinakubwira ubusambanyi ni ubusambanyi ku mbuga nkoranyambaga, reka za Instagram, za TikTok. Umwana w'umunyarwanda yarahaze, yararenzwe kugera ku rwego musigaye mwambara ubusa, murirwa mucuruza ubusa bwanyu nkaho mwabuze amabizinesi mukora. Abandi mwabaye ibisambo mu nzu y'Imana, muririrwa murya iby'imfubyi, iby'abababaye, murirundaho imitungo mutakoreye. Ni byinshi birego twarezwe, ariko ibi birego byageze ku Mana, Imana ikaba yaraje kwirebera igasanga nibyo. Rata mwebwe mukunda igihugu, rata mwebwe mushaka kugarukira Imana, nimuze dusenge. Aya masengesho ntagahamagara abanyamasengesho, ntahamagara abakristo gusa, ntahamagara bari mu murongo, arahamagara umuntu wari we wese wumva ashaka kugarukira Imana. Aya masengesho Imana igiye kuyaheramo abantu agakiza. Aya masengesho Imana igiye kuyaheramo abantu kubohoka ibyaha. Aya masengesho Imana igiye kuyatabariramo igihugu cyacu. Naho waba warasambanye, naho waba waraguye, naho waba uri igisambo, ibyo waba warakoze byose, ntutinye kuza gusenga, ntutinye kuza kwegera Imana. Turi mu mwanzuro, nababwiye ko dutangira duhanura mo hagati tukaganira, gatatu tugafata imyanzuro. Umwanzuro wa mbere, uwumva ashaka gusenga nabahaye nimero yanjye. Umwanzuro wa kabiri ni uko nta muntu n'umwe uhejwe muri aya masengesho, ntawe. Uwo ni umwanzuro wafashwe na Mwuka Wera, natwe turawufashe. Hari ikintu njya mbona mu bakristo kimeze nko gukumira. Twese twakoze ibyaha, ubwiza bw'Imana butuvaho. Icyo dusabwa twese nta n'umwe uhejwe ni ugusenga. Karibu mu bihe byiza byo gusenga, ndabategereje kuri telefone kugira ngo dutegure urwo rugamba rw'amasengesho. Ibisigaye reka dusenge, kuko Satani ibi ntabyishimiye. Yaturwanyije bikomeye, ntago nabona uko mbivuga, ariko yaratsinzwe. Ararwana ariko yaratsinzwe. Tugiye gusenga kugira ngo umuteguro wacu wo kwinjira mu bihe byiza byo gusenga, dusengera igihugu cyacu, Afurika muri rusange, kugarukira Imana kuri buri wese aho yaba aherereye. Iri sengesho rimugereho kugira ngo gahunda yacu yo gutegura ibihe byiza byo gusenga izagende neza. Nge nawe rero reka dusenge. Uri Imana yacu, turagukunda kandi turakwizeye. Nubwo hari abatakaje ubumana bwawe, urukundo mwagiranye bakaruta, ariko rata turacyakwemera Yesu. Tuzi ko ushoboye, urihagije, aho userutse ibintu birahinduka. Icyo dushaka nuko amabi yacu, ibibi byacu byakwirukanye mu gihugu cyacu. Turaje twese, tuje ku rugamba, tuje twiteguye. Iyi mitima yemera, iyi mitima ikunda igihugu, iyi mitima ikunda kwegera Imana no kugarukira Imana, iyi mitima yemera, ndayisengeye. Ndirukana umwuka w'urucantege, mwuka wo gupinga, myuka satanike yo gupinga, amajwi yongorera, ivuga butumwa ry'abadayimoni, turashenye mu izina rya Yesu. Nyemerera umuteguro wawe mwiza Mana ugerweho, ubwo tuzasoza uru rugamba rwo kwinjira mu bihe byiza byo gusenga mu buryo bugiye butandukanye. Mwami, tukabona turatabarutse, umwaka tuwushoje amahoro. Tuzashima izina ryawe, buri wese, yaba umugabo, umugore, umukobwa, umusore, tuzashima izina ryawe. Urakoze ko ugiye kubana natwe, kandi uzatangirana natwe ugasozanya natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Ni mu izina ryawe Kristo nasengaga nizeye, amen.